Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Muraho neza abanyeshuri bo mu mwaka wa 3. Nitwa Dativa Niyitegeka. Ngiye kubabera umwarimu w'Ikinyarwanda maze mbafashe kwiga muri iki gihe muri mu rugo. Buri munsi tuzajya dukora ibikorwa binyuranye byo kwigira hamwe. Mu gihe abantu bakuru cyangwa ababyeyi banyu babari hafi, bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha. Tuzagira inyigisho zishimishije muri iyi gahunda yo kwigira mu rugo. Muriteguye se? Uyu ni umunsi wa mbere w'amasomo yacu anyura kuri radiyo. Tugiye gusubiramo igihekane n'amajwi twari tumaze kwiga mu gihembwe cya mbere. Uyu munsi turasubiramo igihekane mpya. Uyu munsi kandi turi uko bandika icyo gihekane mpya. Ni byiza ko mushaka aho muza kwitoreza kwandika. Byaba byiza mushatse urupapuro cyangwa agakayi n'ikaramu. Bana muteze amatwi radiyo. Muribuka ko igihekane kiba kigizwe n'ingombajwi ebyiri cyangwa zirenze ebyiri, maze zikifatanya zigatanga ijwi rimwe. Nizere ko mwibuka ibihekane byose mwize mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri. Nimureke rero dutangire kwiga igihekane cyacu. Icyo gihekane mpya kigizwe n'ingombajwi ma, pa na ya. Mureke rero twige uko bavuga igihekane mpya. Mugiye gusubiriramo hamwe nanjye igihekane mpya. Mutega amatwi. Mpya, mpya, mpya. Ubu noneho ngiye kuvuga ijambo ririmo igihekane mpya. Ku nshuro ya mbere ndarivuga nkoma n'amashyi kugira ngo ngaragaze imigemo igize ijambo ryacu. Ku nshuro ya kabiri ndarivuga nihuta ntarigemura. Mukurikire rero mwumve uko mvuga iryo jambo. Impyiko, impyiko. Musubiremo hamwe nanjye. Impyiko, impyiko. Ijambo rya kabiri ni impyisi. Reka turivuge twumvikanisha imigemo iririmo, hanyuma turivuge ryose rirambuye. Impyisi, impyisi. Ngaho nimusubiremo hamwe nanjye. Impyisi, impyisi. Ni byiza cyane. Ese namwe mushobora gutekereza mukabona andi magambo arimo igihekane mpya? Ngaho nimufata aka kanya maze buri wese ashake nibura amagambo 3 yumvikanamo igihekane mpya. Murakoze cyane. Nizere ko buri wese yabonye amagambo yandi arimo igihekane mpya. Ngaho ayo magambo watekereje yavuge cyane uyasubiremo, nurangiza uyabwire undi muntu muri kumwe aho mu rugo.
Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye ari mu gihekane mpya ni nka ncyorero, yampyatuye, yampyipyinyuye n'ayandi. Hari ababonye ayo magambo? Niba hari ababonye ayo magambo ni byiza cyane. Rwanda yacikatse inema, Rwanda yacu nziza gahoranisha, igitego cyatatswe ubwiza na rurema, abawe baraguharanira. Rwanda nziza, ntuteze kuzahinyuka mu mahanga. Rwanda nziza, abawe baguhaye impundu. Turimo gukurikira amasomo y'Ikinyarwanda agenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Muganza urerana ubona byo kumurera, cyohine ndesha Bugesera. Rwanda nziza. Ubu noneho ngiye kuvuga ijambo rimwe rimwe. Ndaza kugusaba kunkurikira kugira ngo urebeshe ibikumwe hejuru, mu gihe muri iryo jambo mvuze harimo ijwi mpya nk'ikimenyetso cyo kubyemeza. Niba mu ijambo mvuze nta jwi mpya wumvisemo, urarebesha ibikumwe byawe hasi nk'ikimenyetso cyo kubihakana ko nta jwi mpya ririmo. Niba hari umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe, ashobora kugufasha. Nimukurikire dutangire. Ijambo rya mbere ni sempyisi. Reka nongere ndisubiremo. Sempyisi. Mumaze kumva ijambo sempyisi se, mwarebesheje ibikumwe byanyu hasi cyangwa hejuru? Nizere ko mwese mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Nibyo koko, mu ijambo sempyisi harimo ijwi mpya. Ni byiza cyane. Reka twongere dukore undi mwitozo. Muriteguye? Mwibuke ko nimwumva mu ijambo mvuze harimo ijwi mpya, murarebesha ibikumwe hejuru. Nimwumva nta jwi mpya ririmo, murarebesha ibikumwe byanyu hasi. Ijambo ni bampyatuye. Reka nsubiremo. Bampyatuye. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa se mubimanure nyuma yo kumva ijambo bampyatuye. Ese mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru? Niba ari uko mwabikoze neza, kubera ko mu ijambo bampyatuye harimo ijwi mpya. Nimureke dukore undi mwitozo. Nimutege amatwi irindi jambo. Warupyisi. Reka ndisubiremo. Warupyisi. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa se mubirebeshe hasi nyuma yo kumvira ijambo warupyisi. Mbese ibikumwe byanyu birareba hasi? Nizere ko mwabirebesheje hasi, kuko mu ijambo warupyisi nta jwi mpya ririmo. Ni byiza cyane. Uyu mwitozo wacu turawurangije. Ngaho ababikoze neza mwese, nimwikomere mu mashyi. Ubu noneho twimukiye ku gice cyo kwandika igihekane cyacu mpya. Mbere yuko dutangira, ndasaba buri wese gushaka ikaramu, urupapuro cyangwa agakayi aza gukoresha. Buri wese ngiye kumuha akanya gato abe amaze gufata ibikoresho bye. Aka karirimbo ngiye kubashyiriraho ntikarangire mutaragaruka ngo dukomeze kwiga. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe cyangwa se uwo muvindimwe uri hafi yawe, yagufasha. Twige Ikinyarwanda. Mwibuke ko igihekane mpya kigizwe n'ingombajwi eshatu. Habanza ma, igakurikirwa na pa, hagaheruka ya.
Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makaye yanyu. Mu gihe murimo mwandika, nanjye ngiye kubashyiramo akaririmbo kabashimisha. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato, dusomere ku ishuri no mu rugo. Babyeyi bari mu bayobozi, inshingano yanyu muyimenye. Tube hafi buri gihe, dusome kenshi tumenye byinshi. Muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Mwarangije kwandika? Ni byiza cyane, muri abanyeshuri beza pe. Reka noneho dukore umwitozo w'icyandikwa. Twiga Ikinyarwanda. Turandika amagambo arimo igihekane mpya. Ndasubiramo buri jambo inshuro 3, nindangiza mbaha akanya mwandike. Murategereza mbanze nsubiremo, noneho namwe mubone gutangira kwandika. Reka dutangire. Ijambo rya mbere ni impyisi. Ndasubiramo impyisi. Impyisi. Ngaho nimuryandike. Ijambo rya kabiri ni mcyorero. Ndasubiramo mcyorero. Mcyorero. Ngaho nimwandike. Murakoze cyane mwese. Ku bafite ibitabo by'abanyeshuri byo mu mwaka wa 3, mwarebe ku rupapuro rwa 14 na 15 uko mwabikoze neza. Umuntu mukuru muri kumwe, umuvandimwe cyangwa umubyeyi, yagufasha kureba koko wabikoze neza, hanyuma akagukosora. Ndabashimiye cyane rero mwese uburyo mwakoze uwo mwitozo wo kwandika. Ngaho nimwihe amashyi. Uyu munsi rero twize kuvuga no kwandika igihekane mpya. Mwabyishimiye? Ngaho rero mukomeze mutekereze nibura andi magambo 2 arimo ijwi mpya. Murahimba kandi interuro mukoresha amagambo yumvikanamo ijwi mpya maze muyandike. Ayo magambo n'interuro muza kwandika mubyereka abantu bakuru muri kumwe cyangwa abandi bavandimwe mu bana, hanyuma babarebere ko mwabigenje neza. Nizere rero ko buri wese aza gukora neza iyo myitozo. Sibyo se? Yemwe bana mugiteze amatwi radio, mwibuke ko ejo tuzakomereza kuri indi somo ku isaha nk'iyi. Ntihazagire usiba cyangwa ngo akererwe. Sibyo se abanyeshuri beza? Ubwo rero ejo buri wese azaba afite ikaramu naho kwandika. Buri wese kandi asaba umuntu mukuru babana azamufasha ejo. Ngaho rero mukomeze kwitwara neza. Mukomeze kandi kuguma mu rugo. Sibyo se? Ngaho buri wese nahita ajya gukaraba intoki ze akoresheje amazi meza n'isabuni. Abana, nimumfashe dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Yarakoze cyane. Mwarimu wacu aradukunda cyane, atwigisha indirimbo zikatunezeza. Twajya gutaha tukamusezeraho. Bye bye bye, tuzabonana ejo. Urabeho mwari, tuzabonana ejo. Abanyeshuri banjye ndabakunda cyane. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.